ngiye gushyiramo ni ukugira ngo izi nyama zize kugira agahumuro keza rwose. Amahoro y'Imana nawane namwe. Halo, muraho neza nshuti zanjye, mumeze neza aho muherereye? Mbahaye ikaze. Uyu munsi nabapangiye ifunguro riryoshye, ngira ngo murabibona ibyo ngiye gukoresha. Ntujye kure rero, nk'ibisanzwe mba mbabwira ngo utere agatebe nkwereke uburyo ngiye kubitegura. Zanjye ngewe nkunda pavuro nini, hari n'igenzi kata gutya ikaguma ari ndende gutya nkayiteka mu makaroni imeze gutya, nkaza kuyirya rwose imeze gutya no muri noodles, mbese ahantu hose mu byo kurya nshaka hari igenzi kata ari ntoya ari ndende kuriyo. Rero nimubona nkata tunini mwumve yuko ari two nkunda pe. Tugiye gukaranga inyama. Urabona ko nshyizeho utuvuta duke, ntabwo nkunda amavuta menshi. Inyama murabona ko ziba zabanje kubyara amazi, ngiye kuzirekeraho iminota mikeya kugira ngo aya mazi agabanuke, muri make avemo. Ariko ndabanza nshyiremo umunyu. Wa munyu wacu dukoresha mumenyereye. Ageze ko nshyiramo ibitunguru. Hano ndashyiramo bike kuko n'ubundi hari aho ndi bukenera ibitunguru. Impamvu mbishyize aha
ni ukugira ngo izi nyama zize kugira agahumuro keza rwose. Aha, mwabibonye ko inyama zirahiye, ariko ibitunguru ntabwo mbihishije cyane kuko ngikomeje kuziteka. Ndashaka ko aka gahumuro k'igitunguru kaza kuza guhura n'amakaroni bikahiramo muri makaroni, noneho rero ubu umuhumuro uze kuba ari sawa cyane. Aha ngiye gushyushya amazi rero, ntabwo njya nkunda gushyiramo amazi akonje mu byo kurya ntetse kugira ngo bidasubira inyuma. Yewe rero hano ngiye gukaranga bya bitunguru n'ibirungo byose. Murabibona, mwabibonye harimo za puwavuro iy'umutuku, iy'umuhondo, iy'icyatsi, ibitunguru nibyo ngiye gushyiramo. Mwibuke ko ngewe njya mbishorerana. Mpita nshorerana na tungurusumu. Turapfundikiye, abanza togote amare gushya, ibindi byose murakomeza mubireba. Murabona ko zihiye. Ibi bintu byanjye rero sinkunda ngewe ibihiye cyane byahwanye, bashaka kubirya numva bimeze nk'aho ari imijugwe rwose. Niyo mpamvu ngiye gushyiramo inyanya. Nabonye ko bya birungo byanjye bigize gute bibonetse, ngo ngiye gushyiramo twa turungo twacu. Urabona ko byahiye neza rwose. Muribuka ko mfite na seleri. Hanyuma ngashyiramo utuzi duke cyane. Ntabwo nshaka ko byoroha cyane kandi ngo bikomere. Bigomba koroha mu rugero, niko nabipanze. Pfundikiraho nk'iminota 2 gusa. Iminota yanjye 2 irashize. Igikurikiraho ni ugushyiramo za nyama. Ndetse ya makaroni.
nabonye ko ni amakaroni meza cyane afite forme nziza, nayaguriye muri Simba. Nimujya bundi twa tundi bakoresha salade, mwatubonye ukuntu duteye. So ni ukuvanga rero, ngiye kubihuza namwe mubireba rwose. Wowe ushatse wabyoroshya cyane bikazamo agasupu, ariko jyewe nashatse ko biza kuba bimeze gutya, bidakomeye kandi bitoroshye, biri mu rugero. Ifunguro ryanjye murabona ukuntu riryoshye bavandi. Umuntu wifuza uwajya amutekera habaye nk'ibirori, ufite anniversaire cyangwa se ufite ubukwe, cyangwa se ufite iyindi pati, mbese ikindi kirori kidasanzwe mu rugo, uzajya unyiyambaza nze ngufashe ndekera utunota duke. Wow, ibintu ni uburyohe rwose, dore biratunganye. Wow, murabona ko ibyo kurya byanjye bifite ya mabara mwabonye y'ibirungo poivro, birasa neza pe. Aha, mwabibonye ko nahishije. Karibu ku meza. Reka mbanze mbwira abantu mwese mumurikiye, buriya kuryoshya ibyo kurya nta bindi bintu birenze biba bihari rwose. Hari igihe umuntu aba afite ibikoresho arangiza akabitegura mu buryo rwose butaryoshye. Nukurikiza inama za Mama Zulu, ukemera uko nabitangiye n'uko nabisoje ukabikora, ni ukuri ko Imana ibyo kurya byawe bizaryoha kandi uzambwira. Reka rero mbumvire uko bimeze, ariko ntabwo ndya byinshi muri iyi minsi. Ndi mu rugendo rwo kugabanya ibiro, sibyo? Niba rero ndimo kugabanya ibiro, ntabwo bino byo kurya mbirya byose, ndaryaho duke cyane. Nindangiza ndenzeho akajuice cyangwa amazi, ndangize ndenzeho deseri hano, hanyuma ubuzima bukomeze. Mama Zulu. Bakunzi banje, nababwiye ko ntarya twinshi, kadenzeho deseri, ubundi mva ndekeraho pe. Mba ngira ngo mbereke uko mbitegura, kugira ngo namwe babyeyi bagabo mukunda gutekera imiryango yanyu, namwe rubyiruko mwibana mwitekera, mba ngira ngo mbereke ibintu biryoshye muzajye mungenderaho, namwe mujye muryoshya ibyo kurya byanyu, sibyo? Uyu muneke nawo ntabwo nkwemerewe, ndya wa undi muremure wa Gros Michel. Ino juice nayo mureba hano nta sukari irimo, itagira ingaruka. Ya nshuti zanjye, reka mbashimire mwe mwabanye nanjye muri gahunda yo guteka. Imana ibahe umugisha. Mu gihe rero urimo usoza ureba ino video, mbabarira ukore bya bintu nyagusaba, kuri like, comment ndetse na share, wisangize abandi bantu bagenzi bawe. Niba utarakora na subscribe ukore, kugira ngo ubutaha tuzakomeze tujyane muri video zindi zizakurikira. Nongere mbibutse yuko nsohora video kuwa mbere, kuwa gatatu ndetse no kuwa gatanu saa 1:30 za nimugoroba. Uzajya uba uwa mbere rero mu kuyireba, unkorere ibyo byose ngusabye. Reka mbabwire ngo bye bye, naho ubutaha.